Hello guys, iminsi myinshi cyane nizere ko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza umuherereye iwacu imbeho irahari kwifubika tumereye nabya. So uyu munsi tugiye kuganira, ndashaka kugira ngo mbereke uburyo umunsi wanjye utangira n'ubwo bwose ari ijoro. Kano kanya ndumva ari saa 1:37. Yes, saa 1:37, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire uburyo umunsi wanjye ubumeze. Nshaka ko namwe mugira icyo mumbwira uburyo umunsi wanyu ubumeze, ndebe yuko ibitekerezo byanyu nabishyira muri routine yanjye buri munsi. Ubwo turaganira ndi guteka ngaruka nawe, kandi nizera yuko uraza kumbwira uburyo umunsi wawe ubuhagaze, icyo ukora kugira ngo wumve yuko muri makeya intego wari wateganyije kuri uwo munsi niba yagezweho. So I hope ibitekerezo byanyu mbikeneye, muraza kubinyandikira aho hasi muri comment, sibyo? Niba uri hano muri Amerika, please mbwira schedule yawe ukuntu bihagaze, iyo ufite abana uburyo bigenza, nkeneye ko ubimbwira, sibyo? So ngiye guteka umuceri. Reka mushake nkunda guteka uyu muceri. Jasmine ni umuceri nkunda cyane, uraryoha byataye. So ngiye guteka tekera umuryango. So umbwire uburyo umunsi wawe uhagaze, nanjye ndaje muri tips uburyo wanjye uhagaze. Yes guys, naende gutoranya umuceri 1 cup. So ngiye kuwoza, ubundi uteke nteka nibura amakapusi 4 kugira ngo sinirirwe nteka buri munota. So famille yanjye uyu muceri ubuduhagije umara nibura ntabwo ari iminsi myinshi, ariko turawuteka ukaduhaza. Yeah, so niki nari ndi kubabwira ni ibiki, ni gute umunsi wanjye ubuhagaze. Usually iyo mbyutse mbyuka nibura nka saa 12 za mu gitondo, saa 12 za mu gitondo, kuko mba nitegura gushyira abana kuri bus. So muri iyo saha ndabyuka, iyo bamaze kugenda ku ishuri nyine igikurikiraho mpita ntangira schedule yanjye. So schedule yanjye ngitangira gute? Nibura ntangira iyo mbyutse ako kanya, irumva mbaza kwita ku bana bamara kujya kuri bus nko mu saa 12 saa 1 aho ngaho. Mpita ngufatira uburiri bwanjye, nicyo kintu cya mbere mperaho. Ngasasa nibura burya kugira ngo ugire motivation, ikintu cya mbere burya ni uburiri. Kuri njyewe simbizi niba nawe ari uko nkuko bimera. So kuri njyewe ikintu cyitwa uburiri nicyo kintu cya mbere nitaho. So nkasasa, namara gusasa ikintu cya kabiri mpita nihutiraho, mpita njya gushaka ahantu nshobora gucleaninga, nibura niba ari muri salon, cyangwa se niba ari mu gikoni, cyangwa se niba ari muri salle à manger, mu byumba by'abana. So nicyo kintu mpita nihutiraho. Iki kintu nacyo kimfata nibura iminota hagati y'5 n'10. Ngerageza nibura gufokasinga kuri buri area imwe, nibura nkayihereza iminota 5 cyangwa 10. Niyo navuga nti uyu munsi ndita muri salon cyangwa se muri salle à manger, nibura nka spendingaho iminota 10 cyangwa se 15. So ubwo nkakora agaparti kamwe kuko
ntabwo wabikorera ibintu byose icyarimwe. Niba uri hano muri Amerika urabizi yuko tuba dufite ibintu byinshi cyane kandi ubikora uri wenyine. Nkunda guteka umuceri nshyizemo umunyu ndetse n'amavuta makeya. Sinzi nawe niba ari bwo buryo ukunda gutekamo. So umuceri wanjye nshyiramo umunyu mukeya, nkashyiramo n'amavuta makeya, nkawuteka nibura mu minota mikeya uba uhiye. Ubwo umuceri ndimo ndawuteka, n'ibindi ndaje mbiteke mu kanya, ariko mu gihe ntegereje reka mbe ndimo ndabaganiriza. So iyo maje guklininga iminota 5 cyangwa se 10 nibura, biba bihagije yuko ntangira umunsi meze neza. So ikintu mpita nkurikizaho ni uguhita ntangira gukora siporo. Guys, ibiro ntabwo bitworoheye hano, turimo turagerageza kwitegura kubera sama, kubera yuko iyo winter ihari akenshi twishyiramo ka cyayi kenshi cyane, ugasanga ibiro nabyo ntabwo bikina, bihita byiyongeraho gatoya. Ariko mfite ibintu nkoresha hano mu nzu, ndatangira kujya mfata video maybe ndi gukora siporo kugira ngo mbasharingeho turi kuganira mu buzima busanzwe. So nibura iyo nzi neza yuko narangije gushyira abana aho bagomba kujya, ikindi nkasasa uburiri bwanjye, nkahita nkurikizaho gufokasinga kureba niba na cleaninga nibura akantu gatoya katuma nibura ngira motivation yo guhita nkora ikindi kintu. Uko ibi mbikora nsa nkaho ndimo ndihemba iyo nakoze iyo schedule imeze uko nguko, nkabona ngize chance yuko na cleaning ahantu hamwe. Urugero amasahani muri sink, nkavuga nti hey, you know what, ni iminota 10 nkaba ndarangije, noneho ikiraza gukurikiraho niki, ndaza kwiyemba guhita nkora siporo. Yes, so ibyo ngibyo nibyo bimpa motivation ngewe. Mfite speaker hariya nzayibereka, mfite ibyuma nkorana nabyo hariya, nkahita njampinga nkajya gukora siporo zanjye zituma nibura umubiri wanjye umererwa neza, kuko guys, ubuzima bwa hano kubera ubuzima bwihuta cyane, nta mwanya umuntu ashobora kwibonera. Rero utishyize imbere ngo wiyiteho, akenshi usanga turwana n'ibiro bikatugora cyane. So iyo maje gukora agasiporo kanjye, ariko mbere yuko nkora agasiporo ndara nateguye imyenda n'inkweto ngomba kuba nza gushyira iruhande rwaho ndaza gukora siporo, kugira ngo muri make yambe organize. Ndi umuntu ukunda gukora ikintu nzi neza yuko gihoraho, sinkunda yuko mbyuka mu gitondo nshakisha aho ndambara iki, biragenda gute. So ibintu byose ngerageza kubyorganiza bucya undi munsi uza. So ibintu byose biba biri organize muri makeya. So ikindi nkora ahangaha nuko iyo ndangije gukora agasiporo ngerageza gusohoka hanze iyo akazuba kameze neza. Bitankundira mfite muri garage ahantu nkorera naho siporo. So naho ndagenda, nshobora kugenda nibura mileage nk'ebyiri cyangwa 3, sadipa n'uburyo niyumva iyo ntananiwe cyane. So nkora siporo ntoya hano, ubundi nkajya no muri garage nkaterura ibyuma cyangwa se nkakora ibindi. Yes, so ibyo ngibyo iyo mbikoze ndicara nkaruhuka, maybe nk'iminota 10, 15, 20, nkashakisha uburyo nakwiyuhagira, uburyo nakwitunganya nkicara. Urugero niba nta bintu byinshi mfite, then icyo nkurikizaho niki, nshakisha muri za nshuti zanjye. Inshuti zanjye muranzi neza, niba uri inshuti yanjye tuganira, please wandike comment kugira ngo mubone.
so nshakisha inshuti imba ku mutima, ya nshuti inzamura itamanura, ya nshuti inyumva, ya nshuti ngirira umwanya, ya nshuti tanzaniraho rwaserera nyinshi, nkafata telefone ngahamagara tugatera agasigo tukiganirira. Yes, ni bimwe mu bintu binzanira umunezero cyane. Inshuti zanjye zirabizi vraiment, mfata uwo mwanya nkuko nabo bawufata muri makeya kugira ngo relationship yacu igende neza. Ibitekerezo tukabihinduranya, bakanyereka inzira nacamo, nanjye tukaganira tugahinduranya ibitekerezo. So izo nshuti zanjye ziba ziri ku mutima, bitavanyeho n'inshuti ntabona duhorana nazo 5 kuri 5 akaba ari zo mwebwe. So mfata umwanya, muri wa mwanya ndangije ibyo ngomba gukora, atangira gusubiza comment zanyu, hasoma ibitekerezo byanyu, hasoma ibyo mushaka ko twaganiraho ubutaha, which ndabikunda cyane kuko nicyo kintu navuga ko ariyo moment nishimira cyane iyo nicaye ntangiye gusoma niki bashaka kugira ngo nze kuvugaho next, niki bashaka kugira ngo mbagezeho, nibihe bintu mushaka mvugurura, nibihe bintu mushaka yuko duhindura. So ibitekerezo buri muntu wese wandika muzabirebe, muhereza like, kaguhereza n'umutima bawugira bati ndakeka uko ngoko. So mbahereza ibyo bintu byose kuko mba ndi ku appreciatinga cyane donc feedback yanyu. So iyo niyo navuga ko ari umwanya nishimira cyane iyo nicaye. Ikindi kintu ahangaha nkora ni nuko iyo ndangizanye n'ibyo ngibyo nyine, hari igihe mfata igitabo, mfite ibitabo byinshi cyane biri hariya, ubwo nubishaka nzabikwereka. Mfite ibitabo byinshi cyane hariya mu kabati. Iyo ndangije gukora ibitabo akenshi ntangira no kuba nakwandika plani y'ikintu nzakora ejo mu gitondo, cyangwa se uburyo umunsi wanjye uzaba uhagaze ejo mu gitondo. Icyo nicyo kintu nacyo nkora. Ikindi kintu ahangaha nkora nuko ngerageza kurya ibintu biri healthy. So kuvuga yuko nijya gusa ibintu bizima, ariko hari igihe nshishamo nkarya ibintu bitari bizima, ariko as long as fata icyuma cyanjye hariya, nkirukanka cyangwa nkakora ibituma nkora siporo, that's okay. So ku munsi nibura nywa iri cupa ringana gutya. So nywa amacupa nk'ariya nibura nk'abiri cyangwa 3 cyangwa 4 niba nabikunze. Nkirinda ibintu byo kunywa ibintu by'amasoda cyangwa ibintu by'amaji cyangwa ibintu bya tuntu twinshi nk'utwo ngutwo birimo isukari nyinshi. So nibanda cyane kuri iri cupa ryanjye n'amazi umunsi ku wundi. Iyo ndangije donc nkuko mbivuze, ndya neza, ibiryo biri equilibre, quantité nkeya cyane, kuko the more ushyira ibintu byinshi mu kanwa, the more kubivana mu mubiri wawe bikugora cyane. So nicyo nirinda icyo ngicyo. Ikindi nywa amazi menshi cyane nkuko nari mbivuze, amacupa 4 cyangwa se 5 ku munsi iyo mbishoboye. Ikindi rero cyanyuma, nkunda kwandika ibitekerezo byanjye. Iyo haje igitekerezo mu mutwe wanjye, swate video ngomba gukora, swate ikintu kirungura ubwenge muri ngewe, cyangwa se ikiratuma ngera ku yindi level, so mba mfite carnet ngendana. Urebye mu nzu yanjye mfite amakarne nk'igihumbi, so ngenda nandika kugira ngo ntaza kwibagirwa ibyo maybe ushobora kuvugaho, cyangwa se ibyo byangirira umumaro. So kwandika ni ikintu nagize nk'intuza nk'umwuga kuko ndabikunda cyane, biramfasha. Yes, nibyo ngibyo rero niko umunsi wanjye uba uhagaze. Ubwo nawe nizere yuko urambwira uburyo umunsi wawe uba uhagaze. Surtout niba uri hano muri Amerika, nakwishimira cyane kumva uburyo umunsi wawe uba uhagaze mu Rwanda. Cyo ukora uri Burundi, please umbwire ukuntu umunsi wawe. Biroroshye cyane kujya muri comment ukandika 1 2 3 4 5, ni phrase ngufiya cyane. Uri mu Burundi, uri muri Kenya, uri Uganda, ndabizi ko mfite abantu benshi cyane iyo ngiyo. So
nabisoma kandi bikanshimisha cyane. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi wibuke wihe thumbs up kandi umbwire ni iyihe video wifuza yuko naganiraho ubutaha mu buzima busanzwe, bitari cyane yuko hari maybe nganira ku by'urukundo, ndabikunda cyane, ariko niba hari ikindi wifuza ko naganiraho wambwira kugira ngo ndebe yuko nagitegura. Yes, turi kumwe rero, Imana ibakomeze. Ciao ciao, bye bye.